Nongeye kugusuza nshuti muvandimwe Impeta TV. Ndagushimira cyane udahwema kubana natwe. Ariko kandi nimba uri mushya, ndakwinginze ngo banze ukore subscribe ubundi ukande kunzogera. Bityo jya uba wa mbere mu kubona inkuru zacu zose. Nkuko twabyemeje kubagezaho inkuru zicukumbuye ubumenyi ndetse n'utundi. Uyu munsi turakugezaho uburyo ushobora kwifashisha uruvangitirane rw'amavuta. Bityo ukivura imvuvu zakuzengereje ndetse ukagira imisatsi miremire iteye amabengeza. Muri make ugaca ukubiri no kugira imisatsi ipfuka. Ngo wahe ikaze nanone tubane ariko tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane. Bimwe ushobora gukora uvugira uruvangitirane rw'amavuta ni ukuvanga amavuta ya coconut n'amavuta ya olive. Ingano yayo wakoresha byaterwa n'imisatsi ufite uko ingana. Niba usanzwe ufite imisatsi miremire kandi irambuye, ushobora gukoresha ibiyiko 3 by'amavuta ya coconut n'ibiyiko 3 by'amavuta ya olive. Ubundi ugashyira amazi make mu isafuriya kugeza atangiye kubira. Hanyuma ugafata ikintu wavangiyemo ya mavuta ugatereka hagati y'ayo mazi. Ibi bituma amavuta ashyuha ariko ntabwo aba ari nko kuyateka kuko aba yabaye akazuyazi ku buryo iyo yashyize mu mutwe adashobora kugutwika. Turebere hamwe bimwe noneho ibyo amavuta ya coconut avanze n'amavuta ya olive ashobora kumarira imisatsi. Ubundi bisanzwe bizwiho ku ruvangitirane rw'amavuta ya coconut n'amavuta ya olive bizwiho kugira kwinjira mu misatsi ndetse bikaba bituma umusatsi woroha. Hari amavuta ubundi usanzwe ushyira mu musatsi akaguma hejuru gusa ntiyinjiremo indani. Ayinjiramo nka coconut na olive niyo abasha kugaburira, bityo wanayakarabamo imisatsi yawe ntisigare yumye. Kuyakoresha ari akazuyazi bituma abasha kwinjira mu misatsi neza kurushaho kuko ubushyuhe bufungura icyo twita sitikozi y'umusatsi. Uzabigerageze nawe uzabyumva ko amavuta ari koroshya imisatsi kurusha uko usanzwe ukora cyangwa se usanzwe yakoresha akonje. Imisatsi yoroshye ntabwo ipfa gupfuka nk'ikomeye. Tekereza ugereranye nk'igiti gitoshye n'icyumye. Iyo ugerageje kubivuna, igitoshye kirigonda ariko ntikivunika, mu gihe icyumye gihita kivunika. N'imisatsi nayo niko iba iteye, iyoroshye irigonda ariko iyo ukoze ku misatsi ikomeye yo ihita icika. Reka turebere hamwe noneho burya aya mavuta arwanya imvuvu. Impamvu aya mavuta akiza cyangwa akarinda imvuvu nuko akenshi ziterwa n'uko umubiri wawe ku mutwe uba wumye ufite umwera. Tekereza uruhu rwawe umaze amezi woga ntiwisiga amavuta, rwakuma rugakomera rukakurya, warushima rugasa umweru. Rimwe na rimwe ibi ni nabyo biba bibiri ku ruhu rwacu iyo tumaze igihe tutarusiga amavuta ku mutwe. Imvuvu hari ubwo ziterwa n'umwera ariko akaba ari bagiteri cyangwa se rimwe na rimwe bikaba ari bagiteri zituye mu misatsi yawe cyangwa ufite indwara runaka nk'iyo bita eczema n'izindi. Gusa icyaba kizigutera cyose aya mavuta yagufasha kuyisiga ku mutwe, bituma uruhu rwaho rworoha rukarekera kuma ndetse anatuma runyerera, bityo imvuvu zawe zirekera gufataho. Uburyo noneho buri practical ushobora gukoresha aya mavuta: ugabanya imisatsi yawe mu bice bibiri, ugakora ku gice kimwe ukwacyo, warangiza ukagenda uca imirongo n'intoki zawe kugira ngo usige amavuta ku mutwe. Urugero, niba ujya muri salo nka kumwe abakwaferi basiga amavuta mu misatsi yawe iyo bamaze kuyirambura bagiye gutangira kuyisokoza. Ikintu ushaka nuko amavuta yawe yageza ku mutwe wawe wose nta gice na kimwe gisigaye. Iyo urangije kuyasiga ku mutwe wawe, amavuta asigaye wayasiga noneho ku misatsi yawe. Ibi ni byiza kwibanda cyane ku misatsi yo ku misozo kuko niyo iba ishaje kurusha iyindi kandi byoroshye kwicika. Nkuko twabibonye hejuru, imisatsi yoroshye ntabwo bishobora kuyorohera gucika. Ndagushimiye cyane kubana natwe.
iyi nkuru nimba ari ikigufashije cyangwa iyi pratique nuzigerageza ujagira icyo dusangiza muri comment. Imana ikurinde nawe ubutaha.